Ndagusuhuje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi bakomeje kumirwa, abandi nabo bakavuga ko ari amagini yashatse kwigaragaza mu karere ka Ruhango, nyuma y'uko bakomeje gutungurwa n'uko babyutse bagasanga imodoka irimo irashya kandi yakongotse, bareba icyateye iyo nkongi bakakibura bagaheba. Ibikomeje guhahamura bagiye batandukanye, bose bo mu karere ka Ruhango babuze ayo bacira n'ayo bamira, bitewe n'uko babonye iyi modoka irimo irashya igurumana kandi bareba icyaba cyayiteye bakagishaka bakakibura. Gumana natwe muri aya makuru yacu uyu munsi ubundi usobanukirwe byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka dufate akaruhuko gatonya ubundi tuze tubaramburira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko abaturage ubwoba ari bwinshi nyuma y'ibyo biboneye amaso ku maso bikomeje kubahahamura. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse no mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda. Ibikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane, benshi bakomeje gutungurwa, benshi barimo baribaza icyaba cyatumye imodoka yari iparitse ishya igakongoka kandi bareba bakabura icyaba cyateye iyo nkongi y'umuriro, aho bamwe na bamwe barimo baravuga ko wasanga ari amagini yabikoze. Ibi kandi byabereye mu murenge wa Bweramana, nyuma y'aho bamwe mu batuye mu isantere ya Buhanda yo muri uyu murenge mu karere ka Ruhango bavuga ko batangajwe no kubyuka bakabona imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri yatwaraga abagenzi bajyana mu mujyi wa Kigali ikanabavanayo yahiye igakongoka ntihagire ubimenya n'umwe. Umwe muri abo baturage avuga ko bitumvikana ukuntu imodoka yashya igakongoka ntihagire utabaza, kandi aho yari iparitse hari abantu barara izamu ndetse n'irondo ry'umwuga, ku buryo niba nta kindi kibiri inyuma byaba byaturutseho ngo byaba ari amashitani yaba yabikoze. Aha uyu muturage yagize ati: nabyutse mbona imodoka iri gucumba umwotsi yahiye irarangira cyangwa igakongoka, gusa ntibyumvikana ukuntu imodoka ishya kugeza irangiye nyamara ntihagire utabaza mu gihe hari irondo ry'umwuga n'abazamu barara ku maduka. Ubwo se niba batabimenye kandi bari bahari, urumva atari amashitani yaba yabikoze? Mugenzi we nawe ukorera ubucuruzi muri iyi santere ya Buhanda wahaye amakuru itangazamakuru akaba avuga ko rwose batazi igihe byabereye, nabo babonye imodoka yarangije gushya yagurumanye. Aha uyu mugenzi we nawe yagize ati: uragira ngo mvuge iki koko? Ibyabaye ntazi igihe byabereye ko nanjye mbyutse mbona imodoka iri gucumba umwotsi yamaze gushya igakongoka. Abajijwe ku kijyanye n'icyo bamwe mu baturage bavuga ko yaba yatwitswe n'amashitani, avuga ko atabyemeza cyangwa ngo abihakane. Ati: ikijyanye no kuba yatwikwa n'amashitani sinabihakana cyangwa ngo mbyemeze, kuko niba nta muriro nabonye watwitse imodoka kandi ntuye hafi, cyangwa ngo numve abatabaza
ikibabaza kandi ikaba yahiye urumva navuga iki njyewe? Nanjye rero niyo mpamvu ngomba kuvuga ko ari amagini cyangwa imyuka mibi yaba yabikoze. Gusa ku ruhande rwa Ndagijimana Innocent, umushoferi watwaraga iyi modoka yafashwe n'inkongi y'umuriro, akaba mu magambo make yabashije gutangariza itangazamakuru, aho yavuze ko yagiye ku biro by'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Aha yasubije itangazamakuru mu magambo yagira ati: "Nta kindi natangaza kugeza ubu, gusa kuri ubu nagiye ku biro bya RIB bikorera hano mu karere ka Ruhango ngo kuko nanjye byabaye byantunguye." Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yemeza aya makuru y'uko hari imodoka yahiriye mu isantere ya Buhanda kandi ko iperereza ryatangiye kugira ngo hazamenyekane icyateye iyi nkongi y'umuriro ikomeje gutungura benshi cyane mu batuye mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Ruhango. Aha uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yagize ati: "Twahawe amakuru ko imodoka ya Toyota ya Coaster yafashwe n'inkongi y'umuriro mu ijoro ryakeye kandi iperereza ubu ryatangiye kugira ngo hazamenyekane icyateye iyo mpanuka ikomeje kubabaza abagiye batandukanye." SP Habiyaremye akomeza avuga ko ubutumwa butangwa ari ukugira amakenga ku cyateye inkongi y'umuriro, kandi igihe inkongi yabaye bikaba byiza guhamagara polisi umuriro ugitangira kugira ngo ubutabazi bukorwe hatarangirika ibintu byinshi cyane. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio, ishakira ukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yabereye mu karere ka Ruhango, aho imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yahiye igakongoka, ibyateye abaturage ndetse n'abagiye batandukanye bose kwibaza ku cyaba cyatumye iyi modoka igakongoka, kandi nta hantu ubona byaba byaturutse byatumye iyi modoka ishya, aho bamwe mu baturage bavuga ko bishobora kuba ari imyuka mibi yaba yateye iyi modoka cyangwa ari abantu bohereje imyuka mibi iyi modoka yari iparitse hano. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasigiye nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze gukora ibyo byose, jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama ibyo twazahinduraho, kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.